Uti muteze amatwi Radio Rwanda namwe bakunze b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itore ndamutsa rya RBA ryabategura igice cya kabiri cy'umukino witwa Mwarampemukiye. Wanditswe na Kubwimana Serafina, unonosorwa n'itore ndamutsa. Burya guhemukirwa ntibitanga uburenganzira bwo guhemuka. Niba warahemukiwe ubyitwaramo ute? Urwara inzika ukumva ugomba kuzitura inabo waguhemukiye. Urabizirikana ukiga kutazagira uhemukira ngo hatatababara nk'uko wababaye. Wowe ubigenza ute? Reka dukurikire umukino. Ubaru wajenguye ko uburagira ngo bana babyuke bamenye ko bandaje hanze y'icyumba. Banzu ugira icyo uvuga nafuta guceceka kwawe kwanteye ubwoba. Cyengura ariko Ndabizi narahemutse, ndabizi narakubeshye, ariko nanjye sinjye nashatse kubikubwira kuva kera birananira. Dore waragiye urankutaha wasinze utarabyigeze. Nafuta mfite ubwoba. wajenguye wa mugore we cyengura ndapfukamye ngusabye imbabazi. haguruka Ubaru. Njyewe mwene muntu ndinde ho gupfukamirwa. Haguruka vuba nta soni. Mbabarira nongereye amakosa ndagufungirana. Ariko ijoro ry'ejo naragutegereje ndakubura. Ugaruka wasinze utarabyigeze. Uyu munsi waje utanyoye mbonye usohotse ngira ubwoba bwinshi ndakinga. Buriya iyo nkubita nkurushye cyangwa umugeri nari kumva nta kibazo. Ariko waranyitegereje urongera urandeba uranyihorera urasohoka. Ngira ngo ugiye kuzana icyuma ngo unyice. Njya numva amakuru y'abagabo bisha abagore babo cyangwa abagore bisha abagabo babo. Kandi nyine baba bapfa ibintu nk'ibyo nakoze by'ubuhemu. Kugira ngo se bura ninjye wahemukiye Ubaru. Warihemukiye. Uhemukira n'umwana wawe wajugunye. Nawe naraguhemukiye nafuta. Ngusabye imbabazi. Ubaru. Karame. Kunywa inzoga ngasinda. Nashakaga kwibagirwa ibyo numvise. Byanze rero. Kuko zanshizemo nkibyibuka. Iri joro ryose sinasinziriye. Nibajije niba wowe mukuru wawe na mabukwe muri abantu. Biranyobera. Kuko umwana w'uruhinja umuziranenge. Yego nsanzwe numva abana bajugunywe, ariko sinanzi ko nzisanga mbana n'umuntu wakoze bene ayo mahano. Turabana nituribo ndi umubyeyi gito, ndi umuhemu, ndi mubi, niyo mpamvu ngusaba imbabazi. Ubaru ceceka bikomeza kurira. Urasakuriza abana bashobora gukanguka kandi ntitwabona ibisobanuro tubaha. Ceceka kandi utuze tuganire. Umanisha icyo ushaka kuko ndemera ububi bwawe. Nguhana njyewe? Umane rwose ari kuvuga nafuta. Waracecetse cyane undisha umutima. Noneho nziye nshaka ko tuvugana ntiwamfungiranye. Kuko wari wacecetse nyine natekereje ko ushaka ko. Ubaru, mu byo nasabye Imana yandemye nuko uzancyura iwayo ntariho urubanza rw'amaraso. Nuko rero ibyo waketse biri mu byo ntakora. Nyine narahemutse pe. Ugahora uhangayitse kubera ngewe kandi ari ibyaha byanjye byabiteye. Nakwiga bikanga kandi wishyurira. Nabyara umwana simwonsa ukagorwa no kumugurira amata. Noneho rero byabaye byarabaye. Ariko kugira ngo bikemuke ugomba kubigiramo uruhare. Ugashakisha umwana wataye. Ubwo se natinyuka kujyaho namusize nkavuga ngo ni nyina koko nafuta. None ko watinyutse kuba mutari uruhinja? Mfite ubwoba. Igihe cyose utarashakisha uwo mwana uzakomeza kumererwa nabi ntuzabikira. Wumvise? Uzahora wumva nyine arira nk'uko umwumva. Uziko nari nihebye nzi ko nta muntu ukinsuye tanti. Ariko kuje wenyine? Nje jyenyine papa n'abana bari bakinaniwe basigaye mu rugo. Ko bari bakinaniwe? Twese twari tunaniwe. Ubu nanashatse n'umuntu ntwara ntabwo nari gushobora gutwara imodoka.
Tubaye iki tanti? ejo bundi twiriwe mu cyaro ko twagiye gushyingura umukecuru ubyara papa wanyu. Yo, mukecuru yarapfuye. Kuki mutambwiye tanti? urumva twari kukubuza kwiga koko nire? Umuntu uri bukora ikizamini cya leta twaza kukubuza kwiga kubera iyo mpamvu? Disi mukecuru arambabaje. Kandi rwose umunyabakecuru bazi we. Uzi ko hari umwana twigana wapfushije nyirakuru. Kandi disi ni we wenyine yagiraga kuri iyi si. Ababyeyi be barapfuye bariyo basigarana. Usanze rero turi mu nama yuko twamufasha. Ni byiza mujye mugira umutima wo gufashanya mwana wanjye. Imana ni mu bushobozi nzajya mfasha abakene tanti. Iyo mbonye abana twigana baza badafite ibikoresho kubera ubukene birambabaza cyane. Niyo mpamvu noneho wampamagaye umbwira ko nta masabune ufite, ubwo ayandi warayatanze. Ntakubeshye ndayatanga tanti. Ubwo se kubona undi mwana yabuze isabune kuko ntakomeza kuzibika? Nakumvise wowe no kujya nguha izawe n'izo utanga. Jya ufasha ariko ntugakabye, sibyo? Yego. Hanyuma dore ibyo wantumye ngibi zabizanye. Harya si isabune zo kumesa n'umuti wo koza amenyo? Yego. Urakoze tanti. Ariko nyine n'amafaranga ayo wari wansigiye narayatanze. Mbese uwo mwana twigana wapfushije nyogokuru we yabanje kumurwaza, nyine ndamufasha. Kandi rero no mu ishuri twumvikanye ko tugiye kumufasha. Hanyuma se urashaka ngaye mukobwa mwiza? Si menshi. Muri class yacu twumvikanye ko umuntu atanga 300, ariko nyine ngiye ndumva natanga harenze 300 kuko turicarana ku ntebe tanti. Kandi ni umwana w'umuhanga ajya nsobanura imibare na fizike. Niyo mpamvu ubushize wayitsinze neza noneho. Cyane rwose. Erego umwana twicarana warayuzuza, ntasigire na mwarimu n'igice. Mwarimu usaba akeneye ko mumusigira amanota koko? Papa wawe nawe ntiyitaba, kandi rero twari twavuganye ko ndi bumuguye mukavugana. Reka papa yiruhukira cyane, nifitiye agahinda ko gupfusha mama we. Ibyo ahubwo wahamagara umukozi akama abana tukavugana, ndabakumbuye cyane. Rwose mwari kubazana basinzira ariko mukabanzanira. Tukabazana basinziriye? Yego nyine. Ubuse nubona ko abandi bana basuwe babazaniye barumuna babo, erega tuba tubakumbuye. Kandi abandi nibataha twe tuzasigara hano kugira ngo dukore ikizamini cya leta. Nabo ariko basanzwe bagusura, nuko ari cyo kibazo cyabiteye nyine. Gusa nzagerageza amashuri nafunga mbazane tugusure, tunakwifurize gutsinda ibizamini bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Sibyo? Nibyo rwose. Hanyuma se amasomo bimeze bike? Aragenda tanti. Niteguye gutsinda icya leta neza nkuko natsinze amashuri abanza. Ndabikwifurije rwose mukobwa wanjye. Murakoze. Kandi na mama waherutse kumpamagara ambwira ko nutsinda neza uzabasangayo. Njyewe? Wowe nyine. Tanti, ndakumva. Nshobora kujyayo kugira ngo niyigire, hako sinkunda amahanga rwose. Kandi wacu bansize ndi muto, none babonye nkuze ngo baranshaka. Babarira cyane mama, wishaka kunyumvisha ko umukobwa wawe ari mukuri. None se ubundi uzamurakarira kugeza ryari? Sinzi ko nzongera kurebana nawe mu maso mama. Ubaruta mwitangire murangira umugabo, umusore mwiza nka Nafutari. Hega nashoboraga no kumukunda kandi bigakunda. Bivuga utyo ni mwe. Niba warashoboraga kumukunda se kuki wamurangiye muri muna wawe? Ndabizi neza ko igihe Nafutari yansabaga kumuhuza n'umukobwa we wa mu Rwanda nizeye. Iyo mbishyiramo imbaraga yari kunkunda. Kandi sinikunze natekereje muri muna wanjye. None se Nafutari gukunda uwo wari ufite muri iyo minsi wari kumushyirayo? None se turacyari kumwe? Aha, nanjye binyobere. Umugore Nafutari yari akeneye n'ubarutane mwe. Wayobuze kubaka no kubyara ntibikurimo rwose. Nuko umbwiye mama. Nuko umbwiye. None se nkubeshye mwana wanjye. Urabizi mvugisha ukuri. Kuri uyu munsi uri kumwe n'umusore, ejo mugatandukana. Nkongera nkumva acamatanya n'undi. Abirabura, abarabu. Nafutari yari kugushobora koko. Mama, nakumvise ushyigikiye umukobwa wawe watinyutse akabwira umugabo bitari ngombwa. Nimwe, urabizi muri muna wawe ubwe ntiyari guta umwana we. Rwose njye nawe nitwe banyamakosa akomeye. Iki nitwe banyamakosa akomeye? Yego, kuko ari twe twamubwiye gutwara inda mama. Turi babiri uri umwana wanjye ndi nyoko. Twumvikane.
tukimenya ko baruta twite ninde wazanye igitekerezo cyo kumukuzamo inda ninde natanze amafaranga ariko igitekerezo ni cyawe mama kandi nta kindi twashakaga uretse kuba rutagira ubuzima bwiza. icyo nzi nuko uriya mwana yaturushije ubumuntu kuko atayikuyemo no guta umwana we rwose iyo tutamwotse igitutu yari guhitamo kureka umugabo ariko akirerera umwana nitwe rero icyo mbakundira iyo mumaze kurya mugahaga mwibagirwaho mwavuye. Mama amafaranga nakoreraga mu mahanga yamfashaga kugukodeshereza inzu ariko sinari narakubakiye. Umukwawe yagukuye mu bukoda gukura mu manegeka utuye ahantu heza mu nzu nziza ufite saro nziza uragendana n'abakomeye kubera nafutari ariko inyiturano yanyu ndayibonye. Weducyurirane mwi nibyo rwose wakunze muri umuna wawe murangira umugabo ariko ntiwaducyurira bigezaho. Niwo nkoze mu bwonko mama umpinduye umugome mwe murabere. Mbega umukobwa mbese kubitangira nibwo bugome nakoze. Sinavuze ko ndi umwere rwose twarafatanije twotse igitutu muri umuna wawe mbese twaramuhekuye. Icyo cyaha ni cyawe wenyine nge nta muntu nahekuye ubyumve neza. Wabyemera wabihakana twese turi mu makosa turabaheruruka. Wirakarira muri umuna wawe ngo yavuze ibanga atagombaga kuvuga. Uri umwana w'umuntu arakomera gukomeza guceceka ko yataye uruhinja byaranze neza ko wumva imyaka yose yaramaranye n'umugabo wese ko yumvaga uwo mwana arira mu matwi ye ko nta nicyo yari akibasha gukora ko wumva kubyara kuri waho kuba umugisha cyari igihano ngo yarabyaraga amajwi y'amarira y'uruhinja akamubana menshi. Urumva yari guhoma kuri iyo ngoyi koko. N'ibyo uriya mukobwa wawe w'umutesi yishyizemo abyara ubwa mbere twari kumwe ararira ananirwa guceceka yanga no kureba umwana wa kandi sinzi impamvu icyo gihe ntabonye uko azatuvamo. Ni mwe sinakurenganya mwana wa ntiwabyaye ngo ubisubiyemo mama wongeye kunyurira ngo sinabyaye. Waba nibura nk'umubyeyi warigeze unganiriza ngo umenye impamvu ntashatse umugabo umwe cyangwa ngo wafashe umwanya ngo tuganire ku buzima bwanjye umenye impamvu ntabyaye. Igihe cyose nituganira ku buzima bw'umukobwa wawe nkaho nge ntabwo ngira rirancitse mbabarira mwana wa. Nkurira nyine nkurira. Hari icyo utumvise neza se ngisubiremo umenye ko ntashaka kuzakurusha amanota. Byose nabyumvishe dushi rwose itahire. Nizeye ko ejo hatinze kugira ngo ikizamini kize ngipfuke. Ariko ushobora kuba ufite ikibazo nire. Nta kibazo mfite. Mu gitondo naje mu ishuri ukoreramo nje kukwifuriza amahirwe mbona ntiwishimye kandi n'ubu ntiwishimye bimeze bite? Kuva twatangira ibizamini numvise ko tugiye gutandukana dushi. Ubwo si nicyo cyakubabaje? Nicyo pe sinzi iwanyu ntuzi iwacu turangiza ibizamini dutandukane bazanyohereze ku kindi kigo nyine nawe bakohereza ahandi. Gira uta ahubwo njye amashuri yanjye ararangirira. Kubera iki dushi? Nubwo nkora ikizamini gisoza icyiciro rusange cy'amashuri sinzi ko nzakomeza kwiga. Nyogokuru wanjye yarapfuye ansiga mu rugo rwe ariko mfite ibibazo bikomeye cyane birenze n'ibyo natekereza guhura nabyo. Ufite ibibazo bimeze bite dushi? Niki nagufasha? Nire wirira urarira utaranamenya ibibazo mfite koko. Dushi ndibuka ko nageze hano ntaratinze kuko tate wanjye yanze ko nza kwiga hano ngo ni mu cyaro kandi njye niho nishakiraga ariko kuko umugabo ari we nita papa yabishakaga byarangiye mpaje narakererewe. Ndabyibuka ko ngo nyoko wanyu yari yakuboneye ikigo ujya kwigaho ukabyanga kuko wari ushyigikiwe na papa wawe bakakuzana hano leta yari yakohereje. Ngeze aha nasanze mumaze iminsi mwiga mumenyeranye abantu bose bakandeba cyane ariko wowe waraje mfata ukuboko unyicaza iruhande rwawe. Kuva ubwo twicarana ku ntebe kuva mu wa mbere kugeza n'ubu turarangije wa gatatu twicarana. Nta wundi muntu wari kunyicarira iruhande ngo mbashe kwiga. Kandi nire ndagushimira ko wambereye inshuti nziza intega amatwi. Iyo ntakugira mu gihe nyogokuru yari arwaye nari gusara. Muri iyi si mpafite inshuti ebyiri Muzehe Kamiri nawe ariko nkagira n'undi mubyeyi navuga ko ari we nkesha kuba wowe witwa Muhawe wankize ku ibere bakimara kuntoragura. Yego disi ngo ni nkawe mama wawe. None rero dushime mu by'ukuri gutandukana nawe ndumva ari ikintu kitanyoroheye
none unteye icyuma mu mutima umbwira ngo ntuswe uzakomeza kwiga. Dushi kuri umuhanga nizeye ko uzatsinda neza, kuki utekereza guhagarika kwiga? nziga mbahenire Kwa nyogokuru wawe ntose ntiyagusigiye inzu ye n'isambu uzayibamo. Dushi nzemera njye nirwaza ngo iwacu habamo amafaranga menshi. Hano bakwemereye kwiga utaha ukishyura make nzagufasha, nako nzabwira abandi bana b'inshuti zanjye twiganye mu mashuri abanza ikibazo cyawe tujye duteranya tukwishyurire. Hega narangirije amashuri abanza ku kigo cy'abana b'abakire, ndabizi ayo wakwishyura wiga utaha buri wese yigomwe ku iwabo bamuha twakwishyurira. nire ndagushimiye ariko ntuzavuna abandi bana, ibyanjye bizwi n'Imana. nyogokuru wanjye yari umuntu mwiza pe, ariko yabyaye umuhungu w'umugome. yazaga iwacu gake cyane, ariko kuva ndi umwana yarazaga namubona nkihisha kuko yarantukaga akandeba nabi cyane. none arashaka kunyirukana kwa nyogokuru kandi yarasize yanditse ko ari njye uzamuzungura. None se kuki utavuga ko udafite aho Dushi? Kubizi ko kuri iki kigo bagukunda cyane, headmaster buriya ntiyazakureka ukahiga kandi bakagucumbikira. nire urabizi nyogokuru wanjye nta sano twari dufitanye, yarantoraguye arandera rwose. ibyo yasize akoze byo kungira umuzungura we ntabyo nkeneye kuko ndabona nshobora kubizira. umuhungu we yanyangaga mbere ariko baraye ribonyica ku buryo nindangiza ikizamini nzashaka aho ntorongera. Ngo iki? ngo sinzamukangisha ibipapuro kuko awundi ni iwabo, ngo sinzamukangisha amakosa mukecuru yakoze. Ibaze koko. kuko nyine nyogokuru yagiye kunyandikisha anyiyandikishaho. nawe urabyumva byakozwe ndi umwana muto, sinari mbizi rwose ndarengana. Ndabyumva rwose. ariko merewe nabi ubyumve. ahamagara umuturanyi akamumpa kuri telefone akantuka we, akanyita mayibobo, akanyita icyo ntazi. ewe Ariko mbega umuntu w'umugome. Ubwo se niba nyogokuru wawe yarandikishije ko ari wowe uzamuzungura yaguhaye amahoro? abakire bakunda iby'isi cyane nire, mbabarire kuko mbikubwiye iwanyu muri abakire. umuntu arakize numva ngo afite amataje mu mujyi, afite amamodoka ahinduranye. nubwo ku rupfu rwa nyogokuru yari yatabawe n'amamodoka atagira umubare, nyamara arwaye ntitwamubonye, yari yaratereranye nyogokuru amuziza ngewe. Umva Dushi, ntuzemere ko bakwirukana kwa nyogokuru wawe. ndashaka kuhava nkagira amahoro nire. ikindi wambwira inzira nanyuramo ngo njye guhinduza niyandikirwe kuri leta aho kwandikwa kuri nyogokuru. yarambwiye ngo ubundi mama yakwiyandikishagaho yarakubyaye wowe kuri uwa leta. Uko nari njyewe nakwishimira kuba umuvandimwe w'umusore mwiza nka Dushime cyangwa kuba se na nyina. wifuje ibidashoboka kandi ibyo ni wowe ubibona wenyine kuko uri inshuti yanjye. abandi babona indi mayibobo n'icyo gitutsi kindi ahora ntuka ngo mayibobo batoraguye ntiyazungura imitungo ya se na nyina. gusa ntanuka ngo bimbabaze, ajye yitukira. nese ababyeyi bambwiye ko batankunze bakanjugunya, ntarenganya rubanda binyuriye koko. Dushi ntukababare, gusa njye nkumubonamo umuntu ukomeye. ariko amafaranga agira neza we. Jacqueline inkuma y'impanuro mbera gutya pe. uko mubonye mbona aho gusaza uwo mwana muto. kinsuze se nyine. yabi ariko nawe rero urakana gato rero. nawe umwana muto se sha singiye kurongorwa n'umusore ukirangiza kaminuza. iyo wimbwire neza se we. apo harya n'uwo ku rubuga. uyasha ariko se abakire mujya mutwikoza ko muba mukora left buri munsi. hega umwanya nawe ntabwo uba utworoheye, nta mwanya njya mbibonera biriya. niho rero nashyize ubutumire bw'ubukwe bwanjye. gusa we nari kuzaza kukureba, ariko ubwo mubonye nyine reka ndakwihereda. umva jya mu modoka vuba vuba, jya mu modoka nshaka hano duparika ubundi ubimpe neza. ndabona waranahinduye imodoka ma. iyi niyo Kalisa yanguriye sha ubwo twakoraga anniversaire ya mariage yacu.
hanyuma we bimpe neza rero iki niko ugiye kurongorwa n'agasore kakirangiza amashuri cyane rwose niyo mpamvu ubona ya myaka yose nayo kubise hasi nkisubirira muri za vene. hanyuma se we mu by'ukuri uwo mwana afite imyaka ingahe se ugiye? Ni mike pe, niba ari myinshi afite nka 27. ngo ntabwo bishoboka. haryo ubu twe tugize ingahe we si nka amahirwe yo kubyara hakiri kare no kubona abagabo kare. wivuga utyo ahubwo aba bakinnyi nkamwe mutinda mu mikino ntimushaka abagabo. ubu rero icyo nshaka ni umugabo Jacques. imikino ndayihaze pe, amafaranga ndayafite. urayafite mukobwa mwiza. ibigabo by'ibinyamahanga watendetse ari nka 3 buri wese yasize akubakiye. amafaranga uri nayo. hari uwandushije ubwenge rero yiyandikishaho. ariko ni nande ayo namukuyeho nayubatsemo indi. ubwo ni umunyabwenge. hanyuma sisha akana k'agahungu rero ngo karangije kaminuza kareba ririya duka ryuzuyemo amavuta yo kwisiga n'imisatsi y'abagore, kareba inzubamo kati ibingibi sinabitangwa, ntikamenya aho wabikuye disi. mbabarira cyane twarakundanye bana we. ndumva rwose ntibona n'umwana ungana utyo mwita umugabo wanshatse. evugire sha nuko Kalisa yakwandurira akagukura iwanyu akakwicaza mu mari yavunikiye akanakurera umwana atazi ko uri nyina. ntazigera nabimenya. nyamara rero ngo n'uwendeye nyina mu nyenga yaramenyekanye. wabikoze shadushi niko wabikoze mwana wa. Imana yabikoze muzehe wanjye. nzize neza cyane. ubu ndi umwana wa mbere kandi nsigaho nigaga. yewe nari mbizi ko inshuti yanjye dushima ibikora rwose, ahubwo ndababaye pe. ntabwo numvise amakuru ngo numve barimo kuvuga bati dushime yabaye wa mbere mu gihugu cyose. natsinze n'amanota meza muzehe Kami. ariko nyogokuru ntahari ngo yishime, ngahita ntekera ibiryo nkunda. doshe narakubwiye ngo uzajya ukora ibyiza nyogokuru wawe azajya yishimira mu mitima yacu, urumva mwana wa? kuko nubwo tutamurebesha amaso ariko tumufite ku mutima. yarambwiye ngo nzakora ibintu bizatuma izina rye ridatukwa kandi nzabiharanira. yego rwose nyogokuru wanjye, aho uri mu ijoro amakuru yanjye meza ajya kugeraho. amugeraho ahubwo se mwana wa, urubanza rwawe rwo bite? ugira ngo se ubushize nagiyeyo? ubundi muzehe Kami, wowe namuhawe kuko mwanditse nkava mu matungo y'abandi ko urubanza narushaka. ubushize narahamagawe nanga kwitaba. uriya mugabo ntakwiye kugutesha umutwe ngo tumwihorere duhari dushima, kirazira. kuki abantu bakunda iby'isi ariko bagakabya? oya, ndabizi ko uriya mugabo afite amafaranga menshi, akaba ashaka kunjugunya hanze akagurisha kwa nyogokuru kugira ngo anyumvishe gusa, ariko sinshaka guhangana nawe. njyewe rero ntabwo nzamwemerera ko kwirukana. oya, nuko rero namuhawe mukomeza kubinyemeza, naho ubundi nari naramwihoreye ngo ahagurishe ama ibyo 100,000 nk'uko yabishakaga, ariko ansigira amahoro. dushime rero Kanani, humura nturi wenyine. nyogokuru wawe yari umuntu mwiza, twese turabizi, kandi tuzi ukuntu imyaka ishize yose wavunitse cyane. wakoraga ibirometero n'ibirometero byinshi kugira ngo ugere ku ishuri unagaruke, kandi byari ngombwa kugira ngo ube hafi ya nyogokuru wawe. ndacyazirikana ko byose nabishobojwe n'iri gare wanguriye muzehe Kami. humura rero ntuzongera kugenda ibirometero byinshi unyonga igare, uziga uba mu kigo nk'abandi bana. njyewe ubwo se urumva bishoboka bite muzehe Kami? navuganye namuhawe ko tugiye kugushakira abapagasi, hanyuma bakagusigarira ku rugo iriya nzu yawe nyine nyogokuru yagusigiye nayo tukajya tuyitaho, wowe ukagenda ukajya kwiga rwose, ukiga uba mu kigo utuje. sibyo? ubu se kuko mbashimire muzehe Kami, nagushimira ni wowe namuhawe. oya humura, uzadushimira niwiga neza ukagera ku ntego wihaye, ukaba umuntu w'umugabo, ukazakura uri inyangamugayo, kandi nawe ukazafasha abandi bantu. iryo ni ryo shimwe dushaka. mana yanjye,
umbabarire kuko navuze amagambo menshi yo kwiheba. Ntekereza ko amashuri yanjye arangiranye n'icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye, none mbonye ababyeyi bamfasha kwiga. oya uziga, njyewe nzakugenera amafaranga y'ishuri n'imyenda y'ishuri, naho muhawe we azakumenyera ibikoresho by'isuku kuko niwe nyine uzajya uhinga isambu ya nyogokuru wawe. wowe icyo usabwa rero nta kindi, ni ukwiga ushishikaye ugashyiraho umwete. turumvikana? Muri ababyeyi beza rwose, Imana izabimfashemo sinzabakoza isoni. uzi n'ikindi kandi, ntuzasubira kuburana uri wenyine, ngiye gushaka ukunganira. yego dushi, ntushobora kurengana turi aho turebera. oya, uriya mugabo yarakurenganije akwima uburenganzira bwawe, nyogokuru wawe nawe aramwihorera. buriya byose byatewe n'uko ntari mbizi uko bihagaze. ubu rero narabimenye, ntibishoboka rero, ntabwo nshobora kubyihanganira. Ni ibiki wamenye muzehe Kami? dushi Karame, buriya hari amakuru udafite, kandi navuganye na muhawe ko ugomba kuyamenya. ni nayo mpamvu nyine ngomba gushaka umunyamategeko ukuburanira, akakuburanira nk'utaburanira rubanda nyiramugwera yarazi imitungo, ahubwo akakuburanira nk'umwana wa Karisa wanzwe na se kuva akivuka akarerwa na nyirakuru. simbyumva muzehe Kami, ngo iki? dushi Karame, dore aka gapapuro. aka gapapuro gashaje cyane gutya se ko kampaye muzehe Kami? aka gapapuro rero kanditseho ubutumwa bwawe. nyamuna karambure neza wa mwana wawe kadacika utagasomye, rambura neza. Ariko se ko nyogokuru wanjye atarazi gusoma no kwandika, ninde wakanyandikiye ubu ngubu ra? ako gapapuro rero muhawe yakabitse neza bisabwe na nyogokuru wawe, kuko yumvaga ko umunsi umwe nyine uzakenera kumenya amakuru. ubwo bagusangaga ku muryango kwa nyiramugwera uri uruhinja, barakagusanganya. gasome rero. Ibi ni ibiki muzehe Kami? Ibi kuki nyogokuru atabimbwiye? Kuki mwe mwari mubizi ntimubimbwire? mu by'ukuri nanjye nabimenye ubwo muhawe yari akanzaniye, akansaba kukaguha kuko watabona aho aguhera. Ibi sinabyemera, ndabihakanye rwose. Ntibishoboka, Karisa ntiyaba data, ntibishoboka, ntiyaba yarambyaye kuko aranyaga cyane. Karisa ni se w'igikoko wateye umukobwa w'umukene inda akamwihakana, yanagusanga iwabo ntakwemere, none arakuzengereza kwirukana. abana bagiye ku ishuri noneho Kari, nsobanura kuko simbyumva neza. Nsobanura impamvu wafashe icyemezo kigaritse cyo guhagarika urubanza. sinshaka gukomeza kubuza mama kwiruhukira Jacqueline. Ariko ubwo uzi ko hari ahantu hazamuye agaciro, harimo inzu nini twavugure tukayishyiramo amasima, amashanyarazi, igasigwa amarangi meza. Kari, njyewe ntabwo nabyemera. Icyemezo nagifashe Jacqueline, urubanza naruretse rwose. Ugifata wenyine ute? Niba mama yarafashe icyemezo akavuga ngo uyu mwana dushime niwe uzanzungura, niwe mpaye ibyanjye, mu rukundo rwose yamukundaga. Ngiye umugabo simwumva rwose. Kari, ntabwo nkumva. Ariko uzikiriya nzu n'isambu byuriya mukecuru turamutse tubishyize ku isoko tutaburamo miliyoni zirenga 30. Nibyo ndabizi. None se kucyubiretse gutyo gusa? Ngiwe nubwo nari naranze kuriya mwana za hano, ariko kugira ngo hari iriya mitungo wamuzana tukavuga ko tugiye kumurera. Jacqueline, dushime mureke. Ngiwe rero simbishaka. Sibyo, wafashe amafaranga yacu uragenda uvugurira inzu yiwanyu. Nizeye ko Kari keri zabi yacu. None umva umukecuru yayisigiye rubanda, none ngura byihoreye. Ako Kari uri muzima. Jacqueline, navuze ngo sinshaka gukurikiza mama imanza n'amahane. Nzi neza ko ibyo nagezeho byose nabigejejweho nawe. Gutangira gucuruza niwe wampaye igishoro. Cyangwa ibyo numvanye abaturage ku kiro cya mukecuru nibyo Kari. Wumvise iki? Nge niyumviye abagore babiri bahwihwisa batazi ko ndimo ndabumva. Bavuga ko uriya mwana ari uwawe, ko ari uwawe wabyaye ukamushyira nyoko ngamurere. None ubwo suraseka iki? Ubwo sugiye kuvuga ko ari ubwa mbere wumvise bivugwa? None se uyobewe ko abantu bavuga ibyo bashaka? Nge ndabihuza no kugira uryo ugahagarika urubanza kandi twari kuzarutsinda ngasanga wanze gukomeza kuburana n'umwana. Ntungekere ubusa Jacqueline, ntungekere ubusa. Ubwo surakajwe n'iki mu by'ukuri? Niki kikurakaje? Niba utangiye kumva amagambo ibyo n'akazi kawe.
menya ko icyo nshaka ari uko umubyeyi wanjye yirukira mu mahoro. ntabwo urivugira ubusuzu. niba yaragize neza agatoragura umwana akamurera akamusigira ibye bwari uburenganzira bwe. ariko umwana w'umutoragurano si we wazungura mukecuru uri aho ngaho yarakubyaye. ndakubwiye ngo reka mama yirukire mu mahoro. ibyo kumukurikiza induru nshaka ubutaka simbishaka njyewe. imitungo mfite iranyuze. ubu ntuzi agaciro kahariya hantu kari wemeye guhara ibya so na nyoko kubera umwana w'umutoragurano koko? urumva akababaro rufite gashize se? niba ruraseka kandi mbabaye dushi. Nire, ni umugisha kuba twaramenyanye, kuba twarabaye inshuti, kuba warangiriye icyizere cyinshi cyane, kuba ndi umwe mu basore bambara neza kubera wowe. mbese nagize umugisha mwinshi. ariko ubwo zibyaye amahari nyine nuko bigenze. ndishimye ko bibaye tugiye gusoza amashuri yisumbuye. nzagenda nkorera amafaranga njye nembika neza nk'uko ugenda ukangurira ipantaro nziza n'umupira ukabimumbwira ko ukunda kumbona nambaye neza. dushi n'ingenzi iwacu ngo bambabarire nibura turangiza uwa gatandatu barabyanga ngo iki gihe nibwo aho batwohereje kwiga batangira umwaka w'amashuri. wowe uzinduke wigendere ntusezere kuko sinkunda umuntu unsezera. dushi imana yambabarire iwacu ntiwanjyane kuko ubundi rwose tante wanjye niwe wabiteye. yahamagaye mukuru we arambwira ngo arashaka ko anjyanana n'umwana we w'imfura. njyewe ubundi nyogokuru yarampemukiye nyita dushime, iyo anyita tubabare kuko buri gihe mpura n'ibimbabaza. kuko ujyana kure yanjye si ikindi n'isi idashaka ko nishima. ariko nanjye nzayihima binshimishe, nishimire ko inshuti yanjye igiye kwiga ahandi hantu heza kuruta aho yigaga. nishimire ko kure y'amaso atari kure y'umutima, n'ubundi uzaba uri hafi y'umutima wanjye. dushi nsezeranya ko nuvana mu kigo uzashaka uko ubona smartphone ukazajya unyandikira kenshi, kandi ko nimbona ubushobozi nkagutuma uzaza. njyewe wowe nyine. ariko Nire, uzi ko kuva navuka ntararenga aka karere. icyo nashoboye ni ukurenga umurenge mvukamo kuko uri iki kigo cyubatsemo bo bihana imbibi. dushime binyemerera nzabigerageza. Nire, nshobora kubikwemerera kugira ngo utababara ariko bitazashoboka. cyakora kaminuza mfite icyizere cyo kuyiga mbikoreye kuko nta sinari nizeye kuhagera. ndabizi ko bizashoboka yewe wowe binyemerera. ndabikwemereye mukobwa mwiza. urakoze dushi. sinziga gusa nzakora n'amafaranga. aho ngiye ngo birashoboka ko iyo umuntu afite imyaka yacu akora. nzakora cyane kandi nige cyane nshaka ubwenge, kandi dushi umenye ko byose nzabikora ku bwawe. ku bwawe shahu we. ngaho haguruka natwe tujye kwibyinira rero. ko numva ntabishaka se. njye ndabishaka yewe. kandi twavuganye ko igihe cyose turi kumwe icyo uzashaka aba aricyo tuzajya dukora mbere. yego nyine. haguruka tugende, ariko ntitujye muri sare ngo hatagira undi musore uza akakunyambura. akunyambura njyana hese. dushime uretse kugenda gato. ubaye ikinire. sha numvaga nshaka kuguhobera dushime. ubu ntubikoreye kunsezera kandi nakubwiye ko ntabishaka. yambi windikura yewe mfite isereri. nakumvise Nire, unyisheho ngo urire tutarebana. dushi kara ndabizi saa 12 ziragera imodoka y'iwacu ihagaze hariya ku marembo. wambwiye ko utari bubyuke mbere y'iyo saha ngo hate utambona ngenda, ariko hari icyo nshaka kugusaba. nsaba icyo ushaka cyose, ariko nsaba icyo uzi ko mfite mu bushobozi bwanjye. uranzi wese ntawe naguhisha. dushi karame, hasigaye igiti ukarangiza amashuri yisumbuye. amanota yo kujya kwiga kaminuza y'u Rwanda yo ntawe muyarwanira kuva hatangiye ugira ya mbere. nanjye ngiye mu mahanga aho nzabanza gusubira inyuma kugira ngo ndangize ayisumbuye yaho ubundi nkiga kaminuza.
hari ijambo ntigeze nkubwira imyaka 6 yose twiganye kuko nakomeje kumva ko igihe kitaragera. ijambo utambwiye wowe Nirere ko twavuganye byinshi ryo ryakwisobye ritera. Narize kure cyane ngo hato ritagaho ivumbi cyangwa hakagira ikindi kiritokoza. Iryo jambo n'ubu ndagenda ndibitse, ariko icyo nshaka gusezeranya ko utazagira undi mukobwa ubwirira isa naryo utari njyewe. Ko numva nigibwiye se wari kubwira ukagenda urijyanye aho kujyana ubwoba bw'uko nzaribwira undi utari we mukobwa mwiza. Mukobwa mwiza Nirere, wambereye urumuri ahatabona. Ntekereza ko nkigera abantu banyitaga umugome kubera guceceka, ariko watumye nseka abatari bazi ko nseka neza barabibona, bamwe baranabimbwira yewe. Wambereye isanzure mbikamo ibibazo byanjye byinshi, kuko iyo utabisanzura ubwinshi bwabyo ntibwari kubona aho bijya. Wambereye inshuti itarya ngo inyime, wambereye ikayi nigiramo, kuko iyo ntakwicara iruhande sinari kubibasha. Yewe icyiciro rusange cyose nakirangije nigira mu bakayi wampaye. Wambereye umwarimu ukiga ntahari, naza ukansubiriramo ibyo mwiza. Wambereye umubyeyi ntigeze, uranyambika kugeza ubu imyenda mfite yose ukuyemo y'ishuri niwe wayinguriye. Nire, ndagukunda bitagira umupaka. ntibishoboka, ndarota cyangwa akamana kiri imodoka ku ruhande ntateza umutekano muke mu muhanda kubihanirwa da. ubuse ni wowe nzi ni uwo musa cyangwa yampaye inka rero. mbega umuntu ngo aragenda akabura. Cyensohoza se nyine Sugi, niwe ukiri inkumi sha n'imyaka yose tugize. cyane ngewe rwose. Cyane ukuri ndume pe. Ntusunga usigaye uri mwana kombye. yego ko under 18. Yewe cyane ukuri koko rwose wagira ngo uri twatwana two munsi y'imyaka 18. genda se nyine. niyo mpamvu se utantahiye ubukwe. Yo cyane ukuri mbabarira Sugi, sha gusa ndica mande ko gutwerera pe. Ntose woba muri uyu mujyi. yego ko njye niho mba rwose, ahubwo woba muri iki gihugu. cyane pe. yewe witebeje ese ku buryo abantu bose twiganye nta n'umwe umenya amakuru yanshiziro. ntaho mwari inshuti kweri. igihugu rwose nyamo nta na gahunda mfite yo kukivamo. ni igihugu cyanjye nzakorera kugeza gupfa. yewe ndabona nta kibaye rwose, ufite nk'imodoka y'inyobozi. yarasanzwe ariko. aha ni ukuri mbwira aho ukora we. wawe nanyihereye akazi. aha shana kuri njye ndikorera pe. nkora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. urebye niyo mpamvu ntanaboneka. inshuro nyinshi mba nagiye gushaka imari, ndarangura nkazana ibicuruzwa, maze madamu nawe agafatanya n'abakozi gucuruza. ubu bara muri za rutema ikirere rero. wabimenye. none se Sugi, waje twicarana tukaganira birambuye ko rwose nkubonye nagushakaga. ubu mbonye wanshakaga cyane pe. ahubwo ni nkubwira ngo n'Imana ikunyeretse ubyemere pe. Shizero, umuntu duherukana mu myaka myinshi ishize, ubu uranshakira iki koko? cyane amakuru yonyine gusa Sugi nta kindi. umva rero Shizirungu, ndabizi kera tukiri muri kaminuza abahungu twiganaga mwajyaga munyita umunyamakuru ngo ndavuga ngo iki, mbabara n'uwo nshakaho amakuru. Sugi, nkwereke nimero zawe za telefone mpawe ubu ngubu nona. nkwereke n'inzira ndende nanyuzamo kugira ngo ubyemere. nese uranshakira iki we? mu by'ukuri umujyi so ntuyemo. ntuye mu wundi mujyi, umujyi nawe uzi ukomeye mu majyaruguru. niho nkora mu bucuruzi bwanjye. si ugeze abana bangahe we? ko mbona uruhara ari uruhara. nshimye haba barashaka Sugi kuko icyo nicyo nagushakiraga. kose koko uyu mugabo abana babyaye bahuriye n'icyo ushakira koko. Sugi, uri inshuti ya Jacqueline kandi mfite amakuru ko mfitiye umwana. Shizero, reka nigendere ndihuta rwose. duhuye mvuye kugura umuti w'umwana n'uw'umugabo. reka nigendere. oya wigenda Sugi, ni ukuri mbabarira ubanza untega amatwi. natsinze. Sugi mbabarira ni ukuri. data koja upfunduye indi dushi. Mzee Kami,
izi nzoga zose ni izawe urazinywa none nirwa ndagusasira uryame cyangwa nkurandate nkugeze iwawe. umwana yiyemeje kumusimbisha. ubu ntimushobora kumva ibyishimo mfite. umutima wanjye urishimye kurusha igihe cyose nigeze kwishima. nitwe twishimye dushime. dushime mwana wanjye rero buriya reka nkubwize ukuri wabaye intwari ahantu urugamba rwari ruhinanye njye ntashobora no kwikura mu nyuma yo mungu. ibyo uvuga nibyo muzehe Kamire. umwana ntiyigeze arasuzugwa n'umuntu n'umwe. nageze aho nkajya ntongana n'abaturanyi mbona bamubonerana. uwabuze umuvomera agahamagara dushime. uwabuze umwasiriza urukwi agahamagara dushime. uwabuze umujyana ku isoko n'igare agahamagara dushime. yewe buriya rero byose mbikoreshwa n'igikomere mfite. mba ngira ngo mbe umuntu ufite icyo amariye abandi. kuko nakuze ntekereza ko mama wanjye afata icyemezo cyo kunjugunya ari uko yari amaze kumbyara akabona ntacyo nzamura. oya dushe wivuga utyo rwose wivuga utyo. ibyo mvuga nibyo biri ku mutima wanjye na n'ubu muzehe Kamire. kuki abandi babyeyi bakunda uduhinja twabo njye bakaba batarankunze? kuki data yanyanze kuva bakintwite naho amenyeye ko ari data ntankunde? cyakora hari ikindi nshima uyu mwana muzehe Kamire. naho amenyeye ko Kalisa ari se yabimubwiye biherereye ntahite yifata ngo amujyane mu nkiko. nubwo yambabaje buriya umubyeyi ni umuntu umpa agaciro cyane rwose. sinari guhangana nawe imbere y'ubucamanza ngo ni data yaranyanze. niba yaranyanze ni akazi ke. nabonye ababyeyi bankunda muramfasha. ikindi yanshyize ku ruhande arambwira ngo urubanza turureke ndabyemera turarureka. nashoboraga kwerekana kariya agapapuro mu rukiko bikaba ngombwa ko bakora ibizamini bigaragaza ko ari data. ariko nta mpamvu yo guhangana n'umubyeyi. yarampemukiye birenze uko umuntu wese yabitekereza. ariko mu maraso yanjye hatemba amaye. sinari guhangana nawe rero. kora ubwo ni ubutware nabwo narabugushimiye buriya rwose. njye buriya ukuntu nabyumvaga muha numvaga ngomba kugushakira ukuburanira tugahangana nawe bakagupima bikagaragara ko ari so akaryozwa ibyo yagukoreye haguterana uri umwana yarangiza agashaka no kukwambura imitungo nyogokuru wawe yakwereye. buriya nta kintu kiruta amahoro. oya ntacyo uzaharanire mwana we. naramubwiye nturi data utarankunze ngo ndere. uri data ushaka kunyirukana kwa nyogokuru wanjye. ariko njye sinshaka kugusenyera. sinzigera nkwita data. icyangombwa ni uko wemeye kureka urubanza ntunyirukane kwa nyogokuru wanjye. rwose dushime we wakoze kudusengerera. reka umukecuru atembagaraga n'epfo aho adasanga umusaza yamutigiranye. ahubwo kuki wamusize? ko muzongera kumbona nka nyuma y'imyaka 6. ariko rero uravuga imyaka 6 bikaba bikamuka doshe. iyo myaka ni myinshi rwose. niyo mukobwa uzagaruka ntakibasha kureba n'ukuri kw'Imana. muzehe Kamire ibyo uvuze nakubwiye ko nashaka kubyumva. yamaye none ndareka gusaza. nyogokuru wanjye yaragiye niwe nari kuzereka ibirori byanjye. wowe ugomba kuzaba uhari ukicara hariya mukazana akakwambika ingofero. oya dishi uzihangana uhamagare Kalisa. ngwiki muha Kalisa kuko yakoze iki? kuko yateye inda mama ari umwana w'umukobwa w'umukene akamwihakana. kuko yazaga aha kwa nyogokuru undi umwana muto akanyita mayibobo. kuko yabonye nyogokuru apfuye akanshora mu rubanza. kuko yakoze iki? ndashime rero ndemera ko Kalisa yaguhemukiye. ariko Kalisa ni so mwana wanjye. yabyemera atabyemera ni so. nawe wabyivugiye rwose ko muhuje amaraso ntiwabivuze. Kalisa duhuje amaraso pe. ariko ni rubanda kuri njye. cyakora nzamutumira. yewe icyo kiganiro reka tube tukiretse mwana wanjye rero twishimire ko wabonye ishuri kandi uzaryiga muri hirwa na leta. tubireke pe. n'ubundi twavaho tubipfa kandi atariyo mpamvu yaduhuje. dushime rero mwana wanjye. karame mwifurije guhirwa. mwifurije kugera iyo ugiye ugakomeza ukaba uwa mbere uwa kabiri apana. urabizi sinzigera mba wa kabiri mu buzima bwanjye muzehe Kamire. oya sinkushaka uwa kabiri. umwanya wa mbere niwe nzakomeza guharanira rwose. aho
uwa mbere rwose muri byose mwana wanjye ngufatiye iry'iburyo kandi uhumure urugo rwawe nzarwitaho nzashaka umuntu w'inyangamugayo aba ari we urubamo umutegeke kutazatuma iriya foto ya nyogokuru wawe izaho ivumbi oya ko natwe tuzaba duhari hari aho tugiye se murakoze babyeyi banjye nzajya mbasabira imana ibandindire natwe irabyumva ni nk'uko sugira we urampamagaye kandi maze iminsi niganyira kuguhamagara ni ukuri genda se nyine ariko shakiri koko ngo utumire mu bukwe ntubutahe mbyare ntusure mbega umugore ni ukuri ngusabye imbabazi pe mbabarira gahunda zanjye zahindutse ku munota wa nyuma aha ndakumenyesha ko ari wowe wenyine wabuze mu bakobwa bose twagendanaga mbabarira ni ukuri sugi nagize urugendo navuga ko rwatunguranye kandi aho nari ngiye narahatinze numvaga nkeneye kuruhuka mu mutwe n'ahandi rero ugomba kunsura vuba kandi ukaza witwaje amande ndayemera narahereye kera nsaba mukuru wanjye kunshakira amashuri mu gihugu umugabo we yagiye kubamo ambasaderi bibaho ibyangombwa yansabye nari narabimwoherereje hanyuma arituriza ngira ngo yarabiretse rero ngiye kubona mbona mpamagaye ambwira ko yabandikishije niko kubajyana rero nanjye nigumirayo ngo nduhuke ubwo rero wowe na Kalisa muri abasigatera abana bose mwabajyanye hanze dusigaranye babiri bato niba uzi ubwenge rero uzaze kunsura hakiri kare kuko inkuru ngufitiye iragurumana mada uzi ko ngira amatsiko nshobora kurara nje sugi umva mfite amakuru atariho ivumba arebana na Shizirungu sugi niba ari ayo yareke rwose sinshaka kuyumva ubwo urashaka kuntera ubwoba we kuzana ngo amakuru hakiri kare uzajya kubona undi umuntu akwituye nk'aho iwawe utiki kandi sugi nizere ko utigeze umubwira ko mfite umwana we umenye ko ari ibanga ryanjye nta wundi naribwiye ni wowe wenyine bimubwira se kuko atabizi mada sugi mbwira ibindi uwo muntu umureke rwose umva we umutipe yaragiye arakira wongere ngo arakira ni umukire udafite ikindi yifuza uretse umwana we yamenye ko ufite ikindi ngo aziranye n'umugabo wawe wimbeshya se nyine Kalisa se na Shizirungu bamenyaniye he abantu se babura aho bahurira wowe niba wumva ushaka kumenya ukuri uze kundeba nyaguhe neza kandi rero ibyo wibwira ko atazi byose arabizi inde sugi Kalisa Shizirungu sugi urashaka kuntera ubwoba gusa nta kindi ariko ko umuntu twihuriye gutya imbona nkubone tukaganira urumva ntafite amakuru yose erega amadarubindi usaba nayabuze wa mugabo cyangwa nawe ntukibona wa mugore we amarinete ko nzi ko nayashyizeho ku meza ara apu ngaya ndayabonye ntikwiye maze nk'ubwo hakagira umwana ukumva uvuga amadurubindi yakubaza ibyo ari byo abana banjye ariko nkunda kubabwira utuntu tumwe na tumwe tw'iwacu good ese uri mu bike nafuta ubaro mu banyeshuri mfite muri uyu mwaka harimo umwana w'umuhanga iyo ngeze ku rupapuro rwe nkosora numva ntewe ishema nuko ari umwana w'iwacu mu Rwanda ubwo ntuzakoreshwa n'amarangamutima ukamuha amanota atakoreye nafuta oya nk'ubu nta mazina bashyizeho ariko ndugezeho menya ko ari urwe uzi ko yaza kuba atari umunyamahanga nari kujya ngira ngo ni umwe mu bana b'abarimu dukorana banyiba ibizami bakabakopeza aha ubwo ni ubwenge bw'Imana yamwihereye naramuganirije numva ni umwana w'umukene wakuriye mu cyaro rwose ntiyigeze yiga mu bigo mpuzamahanga biriyo nk'abandi bana baza kwiga inaha gusa yize ari umuhanga amashuri abanza yarangiza ari uwa mbere ayisumbuye biba bityo ku buryo leta yafasha abana izishyurira amashuri yo hanze nawe azamo kubera ubwenge bwe none se ubwo niwe wenyine uhiga bohereje muri uyu mwaka dufite abana 5 bavuye iwacu
batatu muri bo bazanywe n'ababyeyi babo ari nabo babishyurira. Babiri rero boherejwe n'igihugu. Ariko uwo mwana ni umuhanga kandi aritonze cyane. Njya mbona muri wikendi abandi basohoka bakagira bate, ntushobora kumubona mu bapfusha umwanya ubusa, ahubwo ubwenge bwe. Yanasabye akazi ko gukora isuku mu kigo, kandi nta wundi munyeshuri wabikora ngo bagenzi be batamuseka. Desi ubwo niba yaraje kwiga yiviriye mu cyaro waba ari abakene, acungana n'utwo yohererezwa ntabona amafaranga yo kwinezezamo nk'abo bandi. Niyo mpamvu nyine adasohoka. Kandi abana b'abahanga ntibazerera bajya gushaka ibitabo bagasoma. Ikindi abamuseka ni akazi kabo. Ako kazi aragakeneye kugira ngo abashe gufasha ababyeyi be babakeneye asize iwabo. Ahubwo uwo mwana wagira ngo n'uwawe nafuta. Nibyo. Ntiwambwiye ko wiga nta mwanya wawe na muto wapfushaga ubusa. Ni ukuri iyo nza kuba narakubaganye n'uwo musore nari kuvuga ngo ni uwanjye. None nakoze n'ibomba reka da. Uzamuzane hano twisurire. Uzi ukuntu nkunda gusurwa n'abanyarwanda nkabatekera bakarya bagataha bishimye. Aha babikunzu. Ari uko umaze gukira. Mbere bari ikibazo kuri wowe. Warakoze cyane nafuta. Buriya waramvuye. Wanduye umutwaro uremereye. Yego sindakira neza. Igihe cyose ntarabona umwana wanjye ngo musabe imbabazi. Ariko narakize da. Ntumbwiye ko ukunda gutekera abanyarwanda mugasangira se? Ndabikunda cyane nafuta. Ejo uzateke. Nzatumira abanyarwanda bari inaha baze dusangire. Tuzumva misa ya 3:00 ubundi tuze tubitegure. N'uwo mwana se uzamubwira aze nafuta? Ndamuhamagara mbimusabe. Ariko sinizeye neza ko azabona umwanya kuko bari mu bizambi bisoza umwaka. Si wowe mbazanire? Ibyo mbaza nanjye ndabyibaza tanti. Ntarabyibaza se nkaho ukiri umwana muko? Umusore aza hano bwa mbere, akaza aha bwa kabiri, akagaruka bwa gatatu. Yarangiza akatsa imodoka y'akaza kugukura ku kazi kawe. Ubwo we ntugire icyo utekereza koko? Nkeka ko ari ubucuti busanzwe kuko turaturanye kuva kera. Nushaka umuke rero ubona ibyo nanjye mbona. Ibyo ubona se ni ibiki tanti? Ibyo mbona ni ukuriya musore agukunda kandi ni umwana mwiza. Yaba yarakunze urudashoboka disi kuko njye mufata nk'inshuti bisanzwe. Nyamara rero mwagira urugo rwiza, abantu bakuranye baziranye neza. Reka witangira kuvuga iby'urugo kandi nkubwira ko n'urukundo rutashoboka. Hanyuma se kubera iki nire? Kubera ko umutima wanjye wamaze kuba undi tanti. Ego kagira inkuru. Ninde se shiri? Alo? Seki uraho? Umenya narikoze we? Wakoze iki se sha? Ntundenganya ariko yaramaze iminsi ndembeje ngeze aho ndazimuha. Urazimuha? Indese ugi? Umuha iki? Nimero zawe za telefone. Nyine yazaga iwanjye hafi buri weekend. Ngeze aho mbona ashaka kunteranya n'umugabo wanjye kandi nta kindi cyamuzanaga ni nimero zawe za telefone. Ariko uri muzima sugi? Kwibyo umbwira numva ntazi ibyari byo. Ngo warikoze? Ngo yazaga iwawe? Uwo ninde se? Shizirungu sha Jackie. Wamuhaye nimero zanjye sugi? Ariko sugi ubwo uri muzima cyangwa? Uri muzima wa mugore we? Komana yanjye. Nakura nambeshye. Ubushize warambwiye ngaziranye n'umugabo wanjye. None ngo yari yakurembeje ngagusaba nimero yanjye. Sugi niba ushaka kuntera ubwoba ntabwo ngira. Nukuri Shizirungu na Kalisa baraziranye. Ahari nuko atazi ko ari umugabo wawe. Kandi rero ngewe nimero zawe ndazimuhaye. Nyine banuze bankozeho baragiye bamubwira ko nza huba banamubwira ko tuvugana. Nuko kuvubwa arantu narika. Sugi uri umwana mubi, uri umwana mubi. Bigenze bite tanti? Waruki hano nire? Niki kubuza amahoro? Uwo muntu bahaye nimero zawe bikaba bigutesheje umutwe ni muntu ki?
kuko nari maze gufata icyemezo cyo kwigendera kutakije pe. Shambo barira nahuye na mbutiyaje nshiziro. Usanze ngutegereje akanya n'ukuri. Bakuzanira agafanta se? Cyangwa nakabyere nyine ujye ufataho. Nubona se ko nitwaje amazi. Ubu ni wo mutinde wo muri iyi minsi. Cyangwa byaratunganye we. Aha. Nawe urabyumva. None rero nagutindije. Cyo nagwamagarira kize sugi. Niwe wenyine wamfasha. Umva rero nshizirungu. Numvise akababaro kawe pe. Ariko umenye ko ugiye kunteranya n'inshuti yanjye. Ubyumve. Yaranandakariye cyane ngo nagwaye nimero ze za telefone n'ubu tumaze gutongana kuri telefone dupfa wowe. Urumva? Nawe ndashaka kujya iwe. Ubwo ko nzagushorera nkujyane mu rugo rw'abandi. Sugi, icyambere uzi neza ko inshuti yawe atari njye wayihemukiye. Kuko niyo ubwawe yampemukiye pe. None mbabarira amenye aho atuye. Nzagenda nyereka umwana wanjye. Nubwo yamutunga urutoki ati nguriye byaba bimpagije. Wakubwira ko nta mukobwa mwiza nshizirungu we. Kuko se umukobwa witonda uko kwihariye. Ntiwanamubona samara by'abubu. No kuri Jacqueline yakorera umwana neza. Sugi nuko ndashaka kumubona pe. Ariko ubundi ubu kumuntu wanjye wananiye ubu nakubwiriye iki ko gufitiye umwana koko kandi ko yari yarananyihanangirije rwose. Sugi nukuri rwose ntako tutagize ngo njye n'umugore wanjye tubone urubyaro pe. Byaranze neza neza. Twagiye hanze bagerageza ibishoboka byose umugore yamara kanga yindi kavamo. Ubu twafashe icyemezo cyo kubyihorera burundu. Nukuri birababaje pe. Reresha. None se nshizero. Ndakumva. Kumva umugore mubana yabuze urubyaro uzagenda umubwire ko ufite umwana ntibizabateranya. Ngiye mfasha ngere ku mwana wanjye gusa ibindi nzabyimenyera. Icyo ngiye kugukorera rero ni ukukuyobora ukagenda ukagerayo, ariko nuhasanga umugabo we bizakubaho sugira sinzabibazwe. Ingaruka zose ngiye nzazirengera Sugi. Nibyo? Kuko Jacqueline namuhamagaye ubwa mbere aranyitaba amenye ko njye ahita nkupa. Nkuruko nshoboye ngahindura nimero yakumva ijwi ryanjye agahita nkupa. Niba adashaka ko tuvugana kuri telefone ngo dukemure ikibazo hagati yacu turi babiri ubwo nyine kizinjira mu muryango. Ese kugiye kumusenyera nshiziro? Ese uguri njye wabigenza ute Sugi? Umenye ko ufite umwana barabwisha wabigenza ute? Nge Jacqueline yambwiye ko namutenda ndabihakana ariko soko nari nanze umwana wanjye. Nuko nenzi ko ashaka kungereka y'uyu mugabo bari bahararanye kandi muri iyo minsi ngereranye yiciye herega. Wikwikuraho icyaha sha. Ese ko wumva yarahararanye n'undi mugabo wamuteye induti? Uriya mukobwa ntamukundaga Sugi. Hanyuma ariko nkamukunda nyine ndi umunyeshuri ntacyo nibitseho. Maze kumenya rero ko afite undi mugabo bahararanye naye muhajije aramakanira. Ariko numubaza neza azakubwira ko rugo ndamwifatiye basohokanye. Umugore wanjye ngiye gukora ibara nuko nyine haje mu bindi bintu. Nashatse gukubita umwarimu wa kaminuza. Hiki diase ko cyari cyaguciye. Narababaye mara igihe ntamuvugisha. Umunsi umwe ari muri weekend agiye akirongaje ngo konsa imbabazi. Hazaho nacumbikaga pe. Araza aririza ngo urumva ngo mwarimu runaka ngo isomo rye ryaransinze. Ngo nyine ngo nuko ngo ansaba guhura nawe. Gusa nyine urabizi n'ibyo abantu bakundana. Ndabizi sha. Urabizi gusa imbabazi nyine ubwo byahise bivamo ibindi. Gusa nyine binashoboka ko no munsi namuteye inda. Kuko rero n'ubundi nyuma yo kunsaba imbabazi byakomeje kuvuga ko gikorana na wa mwarimu. Yaje kumbwira ko ntwitiye ntabwo nari kubyizera. Ariko ibyo byose umbwiye narabimubwiye rwose. Umushuti wawe yari yarabisobanuriye mbibwira Jacqueline. Ko niba warihakanye umwana wawe bitari ukumwanga ahubwo nyina bifitemo uruhare. Gusa Sugi ngomba kumenyana n'umwana wanjye kandi akanamenya ibyo byose. Rwose atazanyanga agira ngo namutereranye kandi ndengana. Yewe ukatiye ukambesha raso. Ariko bimeze bite? Se ni wowe Nire? Ni njyewe, wowe na papa mwahereye mwaduhaye agahenge. Niba ashaka amahoro nabivuge. Kari waretse koko. Njyewe mfite gahunda yo kuva muri urugo nkigendera rwose kuko maze kurambirwa hasi hejuru yanyu. Kandi mwari mukwiye kwisubira barumuna banjye bataraza mu biruhuko ngo basange mora mu Rwanda. Nibyo mwasigemo naragiye kwiga koko. Papa, kutari umusinzi niki gisigaye gituma mugasinda ugataho u Rwanda. Nire, uri umwana wanjye ndagukunda pe.
ariko nyoko yaramukiye cyane. mama yego mama se mwahuriye he? nirere mwana wanjye jya kwiryamira so mwihorere mwihorere kwanze ko mama daheruke ntase yaba yarapfuye iki na papa? Kalisa wambabariye koko wambabariye. rere mwana wanjye ndakumva. uyu mugore mubi umugome witanye kwanyu ariko ziriko bimeze yarambeshye bite? ngura umwana wa mukuru utakibaho kandi ari w'inyuko. Kalisa yasinze nire niyo mpamvu avugishwa rwose. Sindi bi. Ayi inzoga simbyumva neza ngo iki tanti? yasinze ubwo se we ntubyumva. Nasinze nyine ariko nasinze ibyo nsangamo urumva remera ko nasinze ariko nasinanye amakuru mabi nabwiwe urumva uyu mwana wawe mubwiza ukuri kuri nyina abimenye. Riza mwana wanjye oya tanti nubwo umuntu yasinda ntiyavuga ibintu biremereye gutyo ibyo papa avuga ni ukuri cyangwa si ukuri? yewe se ratinya ubwo kukubeshya ibintu bikomeye gutyo mwana wawe urumva urabizi ndagukunda cyane wowe n'abarumuna bawe ndabakunda ariko noneho ibyaha uyu mugore mubi yaratubeshye twese ngaho mvugisha ukuri Jackie vuga umugabo nabasanganye hano mutonga namupfa umwana mwabyaranye vuga se. arakubeshya nire sarambeshyera rwose nta mugabo ariko se mwebwe muri bazima ibyo muvuga mwembe nta na kimwe numva icyo nzi nuko ngomba kuva mu rugo rwanyu nkabaho. ubona ko utumye umwana agenda kari ibi ni ibiki ukoze koko? aramaze yagiye ko ngiye ntarizo wanjye kuko wari wambwiye ko udashaka umusore nabyaye ntazo urangije urampinja ariko underesha umwana wabyaye sha iyo umwiza ukuri ko tukwembe twari kuzana abana tukabarera hamwe. muri iki gice cya kabiri cy'umukino mwarampemukiye wanditswe na Kubwimana Serafina mwumvisemo Kalisa mwakiniwe na Ndabananiye Jean Dora Croix, Jacqueline mwakiniwe na Mugeni Aime, Ubaruta mwakiniwe na Jeannette Mukeshimana, Ni Mwiza mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Muzehe Kamiri mwakiniwe na Niyitegeka Graciane, Muhawe mwakiniwe na Gasibire Antoinette, Sugira mwakiniwe na Karangwa Liliane, Penina mwakiniwe na Mukamusoni Josephine, Nirere mwakiniwe na Agrippine Munezero, Naftali mwakiniwe na Mukeshimana Musa, Nshizirungu mwakiniwe na Manishimwe Samuel, ndetse na Dushime mwakiniwe na Gihana Fabrice. Umutoza akaba ari nawe wafashe umukino ni Habukubaho Hyacinthe. Mugire ijoro ryiza.